nibyo mbabwira ibi nibyo babanje kudukangisha urumva Mako komera cyane uwo ngo nanjye ndabona bampaye udutima n'amaso zije ko amaso yankura mu mutima yambeya Mukamusoni Liberata uburyo se ya mafaranga musana yasabaga yo gukora nabisomye ntabanya nta nabandi bayatanga n'abadamu Claudia Shifa n'abagabo bamwe nyine bafobaganye komera Mako turi ku rugamba uwo ni Claudia Shifa Tunga Salvador ariko Mako uwo mupolisi uvuga umwizeye neza pe we ntiyaba oya ndugu ya mime nibo uzi umva ni uko nta kuyizera girwa happy barahaze sha akaza Mukamusoni Liberata ariko hari n'abantu baba ari ba maneko abo rero muzababona ahantu hose ndabizi neza ndabizi hano twibirirwa banyikundenga naho twikunenga naho ari nzi neza ko mvuga nti aha igene kwaye komera cyane Mako nawe komera Mukamusoni Liberata happy nakwikirije muvandimwe icyumweru cyiza girwa happy Liberata barakuramutsa sha Mako baragambana pe erega bitwaza ko ngo babonye ubwene gihugu mbese Kanani yabo bamaze kuyigeramo aha Liberata yambi mukomere cyane nanjye narumiwe mu mavideo Mako muvandimwe ariko mu Bubiligi ni intara ya 13 inyenzi nkotanye Mukamusoni Liberata ati ari nifundi guruka komera muvandimwe waramukanye amahoro y'Imana akaza Mukamusoni Liberata riza komera muvandimwe dukomerane kandi twese hamwe dufashwe kuzasoza uru rugamba neza mu minsi ya nyuma Aline ifundiragira ati mwaramutse neza mukomere akaza Mukamusoni Liza ati Mukamusoni Liberata komera cyane akaza Mukamusoni Liberata ati umwana w'umuntu niko abaye ahinduka nk'ibicu kandi ni nta munoza akaza Liza ati kumbona se zanze kumanuka mukabyaramo zanze kumanuka zisigaye hejuru Mukamusoni Liberata ati umwana w'umuntu niko okay chat rero zirantengushye kubera ko ziri kujya hejuru kubera ko ndi gukoresha telefone ndumva rero nta kindi kintu narenzaho reka mbashimire mwebwe mwese reka mbasezere mbifuriza amahoro y'Imana reka mbabwire ngo imikino ive mu byo turi gukora sinshaka umuntu uza kuntesha umwanya igihe mu buzima bwanjye mfite byinshi cyane nagakoze mwibuke ko Musana yabasabaga amafaranga akizeho umwete Eva Bolinga ati Mako kuki utavuze kuri Nadine umutesi wabifatiye mu gahanga ngo muri kurwanya Kayumba Nyamwasa na Gasana nk'icyo gifubaga nese ndakizi Liberata oya ntabwo ariyo mpamvu pe njyewe naracanganyikiwe ahari da reka mbabwire rero ikintu kimwe nababwira wari n'umutesi simuzi ntabwo ngendana n'ibyadutse warine wavuze ko turi kurwanya Gasana na Nyamwasa bo se na nyina bagabiwe ubwo bagabiwe na Nyamwasa abandi bahekuwe na Nyamwasa none se urumva warwanya umuntu wamugabiye yabye muvandimwe ntabwo wacanganyikiwe okay so reka mbashimire mwese mbifuza amahoro y'Imana mbabwire ngo uyu munsi nshaka kuruhuka ndaza kuboneka gake ariko komera Mako abantu nibareke ubutesi ubu nimba rubusheje ndaza kuruhuka ariko ntabwo ndi buze kuruhuka cyane ariko ndaboneka gake cyane uyu munsi kuko murabyumva ko naniwe ngiye kumara amasaha hafi 20 ntarasinzira mu by'ukuri ubwo rero ari n'umutesi ninde Eva Bolingo wangu waramukanye amahoro y'Imana ya munyihangane rero ndagira ngo nduhuke mo masaha birari imbere ndabatsinziriye abanyandikira ngo message ntabwo ndibuze kuzisubiza mbere y'amasaha 5 ari imbere ngo ndagira ngo nduhuke ubwo tuzongeraho muri mwese bye reba umuntu ucukira kugenda agasiga kwibye umwana w'umuntu ni hatari